bita zigira inshuti Michel ari ni ba umuntu Meshaki umwe oya Meshake ndacyamubona niyo wabeshya nge nkaba nkubona ntacyo Yego. nta kibazo bujya umukinnyi ukina nabi ariko ari mu kibuga ujya bakitabira imyitozo umutoza abakimutoza Yego. ndavuga abantu babuze mu kibuga Mm. ndabona muri izi ikindi kumubura muri 11 babanza mu kibuga Yego. nkaburamo zigira inshuti muri 11 babanza ku kibuga riziki yango yarutaha izamu zigira Ako se inshuti Michel we zigira ntiyaritahaga inshuti oya zigira inshuti ni defender Yaradefanda. inyuma gatoya kabisa akadefanda reka idini wenda- n'umusatsi w'umukara n'ibintu bikomeye cyane Reka wenda mere- uburetse ndabura umuntu tabaragira Pascal niba kiba ku kibuga cy'indege wenda yara Rwanda ikaba yaramugonze ntago mbisi ndi kubura umuntu bita Isaro Elize se Elize ariko Elize disi uramuzi yanenze Gitwaza anenga Masasu anenga Anenga Minyone Mignone. anenga ADPR byose arafata araritura kubita hasi turahaguruka turamureba Yego. tutubwo ni uje Mm. none twagiye kubona tubonerize ni sabune yashize itarafura Habaye. sibyo hari n'abandi Ikibazo cyawe kirakomeye bagiye hehe reka nyisubize kubera ku bintu bitatu reka mere kuri Michel wenda n'urugero mbajije nka Michel urabizi ko ari umunyedini mwiza pe tuvugisha ukuri wamakanya hano naho ubwo hari icyo yaba ari gushaka Michel rero ikintu cyamubayeho idini rye ryarahindutse we amenya ataramenye ko ryahindutse sinzi nicyo nkwemerera Michel idini ryarahindutse ntiyamenya ko ryahindutse uri kumva sibyo